gahunda ya music ntabwo igihari ndi hariya hanze Adibi yaramamagaye yankubitiye telefone yo Baxi bimeze gute fresh wama cyano yanjye ariko sese ikintu cyaje kunangaza Adibi yaje gukora ikiganiro ari kumvuga nabi byatari ngo Baxi yaranyibye cyano Baxi yaranyibye social media zanje no gukora n'icyo kiganiro warahubutse ndavuga ngo reka turebe urumva nategereza maybe kije kurebwa n'abantu 100 basi bose bamenye ko ibi bintu ariko cyarebwe n'abantu bake ni bake ahubwo why not ngewe utanyumvise ukumviza social media akaba ari zo hagaciro izo ngizo maze kuzumva ntabwo nigeze ntari haye agaciro se gute sinahise nkikeka ahubwo nahise mvuga ngo reka negereze debe maybe hari ikintu biri bugufashe muri zo social media cyangwa abantu kujyanye n'abagukoresheje ikiganiro reka turebe maybe bagufite izindi gahunda zimwe ariko nimba nanjye nari kubishyiramo imijinya uyu munsi cyane yawe nari kuba nayigurishije cyane ziragurwa Still go cyane cyari mu maboko yawe kwa prodinga byanze kwinyereka no kwimana kimwe ubwo still cyari mu maboko yawe ngiye nkomeze ntuzi ubwo nubishaka bizacamo warahindutse Adibi ntangiye kumubona muri indi shyushyu natangiye kwibaza ese Adibi anywa inzoga nyinshi akoresha ntago anywa inzoga mu buzima bwanjye narebye ndavuga ndareba uyu mwana ndavuga uyu mwana kuntu ngiye nari muzi urumva bamuzana kuva kwa Irene bakamunzanira mu maboko Adibi kuntu twabanye kuntu yari umwana mwiza noneho ko Adibi ari kugenda ahinduka every day n'ubuzima nyine babugenda butandukanye umuntu akakanya yambona nyine iryizina wari ufite ahubwo ngiye nahuye nawe yigo to be honest jewe ngihura nawe buriya byanyishe mu mutwe uzantu wa mbere Yes, Big Town as mumeze gute ndacheka ko mumeze fresh kabisa. My name is Baxi ngini Big Town TV. Turi kumwe akakanya. Ni nkuko dusanzwe dukora every day. Iyo turi kumwe gahunda zigenda fresh kabisa. So uyu munsi inyuma yo kubona message nyinshi cyane no kuri comment eje bundi narebye gutya sanga abantu barimo kunyandikira ngo dukumbuye Adibi. And then I was like Adibi dufitanye beef dufitanye kibazo gikomeye cyane ariko all in all kumuzana kugira ngo tuze no kubikemura fresh ntacyo biba bitwaye Adibi muramuzi n'umukobwa wanyu umwana w'umukobwa twakoranye igihe kinini yakoze ibintu byinshi Adibi n'umuraperi ararapa neza arakubita imirongo ni kwa kundi ariko mwari munamukumbuye by the way so Adibi is here nguyu hano abantu bari bagukumbuye naye mbakumbuye umeze fresh ariko ndakubona urasa neza merci yes urasa neza by the way Adibi izi nzara Adibi Adibi ikise urasa neza merci nayanzobe n'ibiki iracyari kwaka zamura Mike umureke izi nzara wazikoresheje kuranga ya Adibi ni menshi angahe Okay reba kuri kamera basi ya ndahari meze gute meze neza wambaye neza nakabuki kopa ego nawe wambaye neza kandi nishimiye kubona nawe kadukumburanye by the way icyo kibifu kiragarukamo hagati ariko ndashima Imana ko ageze mu Rwanda amahoro okay fresh sana njyewe ikintu cya mbere na mbere navugaga ukuntu usa neza urakoze nawe urasa neza n'imisatsi fresh sana ako nagatentire ni tentile okay n'udukara hano twa nk'umusani nyine mbagomba yeah of course man you're looking good so fresh kabisa merci beaucoup je nishimye kukubona ari ngukumbuye kabisa kadukumburanye yeah thank you so much tugende kwanza mwicaza hariya witumbwira kuko mfite ibibazo byinshi cyane kuri Adibi uricara he ndicara hano icara nta kibazo icara naribi yeah so after introduction Adibi reka kwanza mbanze nkubaze muri iki gihe cy'umwaka Baxi hari mu Rwanda ubuzima bumeze gute life yawe ya buri munsi Adibi bari mu biki byagenze nabi cyane ahubwo byari bigoranye still nawe biracyagoranye kuko urumva waje muri iki cyumweru ntabwo uramara igihe
ariko imagine n'umunsi wanjye wa gatanu yego nibwo twahura rero nyine kuva waza so ntacyo urahinduraho niko navuga so life yanjye rero iracyari hahandi nyine utagihari ariko icyo navuga nuko nyine urabizi nzi kubana n'abantu benshi batandukanye ubwo nibo bambaniye muri iyo minsi nta kandi kazi nari mfite urabizi akazi kanjye ni umuziki ariko abantu nyine bankunda abafana banjye tuba turi kumwe kuri telefone niyo mfite ikibazo baragikemura. So gahunda za music zihagaze gute gifashe gute? Gahunda ya music ntabwo igihari kuko wahagaritse gukora music cyangwa oya nyine ndimo ndavuga uploaded kuko nk'ubu ngubu ndihiringa ngakora ama audio ariko ntago nubwo nakora video ntago nabona ukuntu uploading urabizi so niyo mpamvu nari ngutegereje kugira ngo nuza wenda ugire ikintu bihinduraho. Okay, telefone yawe izani hano kwanza, telefone iraza kutugora tutaza gukora interview neza. Reka ngishyire hano kwanza. Telefone ntabwo twakora interview fresh, ndashaka tuganire neza kwanza n'umukobwa wanjye DB. Yego. Yes. Hari music se wakoraga maybe? Nakoze indirimbo nyinshi wenda nuko zitigeze zimenyekana kuko nyine urabyumva impamvu zabyo ariko zirahari mfite ama audio menshi ibikorwa byiza uzishimira nawe. Gafashiwa? Yego. Okay. None tutaratinza abantu. Ndi hariya hanze Adibi yaramamagaye nkubitse telefone yo bati bimeze gute fresh wama cyano yanjye hari ukuntu twabiganiriyeho hari ukuntu byagiye na mbere yaho ariko sese ikintu cyaje kunangaza Adibi yaje gukora ikiganiro ariko mvuga nabi byatari ngo Bakti yaranyibye cyano Bakti yaranyibye social media zanje Bakti bita nibaza ese ibi ngibi Adibi nitubonana yabinsobanurira neza turi kumwe imbere y'abanyarwanda n'abarimo gukurikirana Big Town TV akakanya. Yego. Yes. Yego byarabaye kandi urumva nabikoze mbizi ko bizajya hanze agombaga kuba wabibona. Narabibonye fuko barananyoreje link ngira ngo. Sure. Kugira ngo none abibone neza ari nanjye reka mwohereze na link none. Narabirebye. Ntabwo nigeze mbisuzugura nafashe time ndabireba neza mujye ndimo kubireba abandi bantu barampamagara ngo Bakti wabonye ibingibi ngo nibyo ndimo no kwirebera nona we na Adibi se byagenze gute byarancanze mu byukuri Bakti ko ni inkuru ndende ahubwo sinzi ukuntu nabikuganirizamo ariko ikintu navuga ikintu gitangaje nje Bakti nzi Bakti turi humble Bakti wumva Bakti nanjye ntabwo ari wo nabonye akigera hanze. Urabizi mwisanzuraho hari ibintu nkubwira byo mu muziki n'ibiri behind inama urazimereza ariko ikintu cyaje nyine kuntangaza urabura nyine iyo udahari ubuzima bwanjye babusa n'ubusoye inyuma itaza kubangamira tugashyira so habayemo ikibazo cy'intandaro ya byose urumva cano contract yanjye nawe yari igeze mu gihe cyo kurangira. Yego ari nacyo gihe wari urimo hanze hari ukuntu ujya hanze ugatinda rero bikaba byatuma nyine wenda na life yanjye isubira inyuma cyangwa bikaba byanangora cyane. Ubu ngubu impamvu nabikoze muri buriya buryo hari abantu bagera nko muri 3 gutyo 4 bamamagaye bambwira ko banyandikira kuri Instagram tukagirana amagahunda cyangwa ibiki ngo nkabasubiza tukagirana gahunda ariko sinzubahiriza. Urabizi nyine Instagram yanjye naga ninjye uyikoresha na password zazo nago mbizi ni wowe bifite ndabahakanira wenda mu usibye igitekerezo cyanjye hari n'ibintu abantu bagendaga bambwira ati rero wowe nutabivuga kuri social media hari n'ukuri azakorera amanyanga kuri channel zawe kuko ziri mu mazina yawe bikazakugaruka. Nicyo kintu cya mbere cyatumye mfata umwanzuro muri izo nama z'abantu bagiye bamereza. Kabiri twaraganiraga ukambwira ko nta time wari wabona yo kujya kuri machine guyimereze ariko nkanjye ubabaye nkanjye uri muri struggle nk'izi ngizi ntago zazoroshye nkavuga saka kanya niba byanze ejo wenda reka ntegereze ejo nkabona wapi nyine nkabona uri kwikubiraho cyane time
njyewe nagukinyitayeho ndatekereza se Bakti nyine yabonye wenda contract yanjye nawe yaranje niyo mpamvu nyine yahise andeka akanshyira ku ruhande akaba atakiri kunyumva nk'uko byabaga bimeze urumva ni utuntu twose tw'impamvu tumpa kurakara Bakti wenda ahangaha mpagarutse ntabwo siniyumvisha ukuntu nyine umuntu wenda nkawe ujya hanze warahabaye nawe uzi ukuntu biba bimeze yewe ntabwo nari kumenya ngo amasaha y'ikinyuranyo cy'ahangaha n'icyahariya bimeze gute mubona time ryari yewe nari nyine ibitekerezo byanjye nicyo byambwiraga nagombaga nyine no kuza gutya nkakubona time bitekereje wituma amagara ngo Bakti bitije of course kuko ntabwo naguhamagara nka kabiri mu munsi naguhamagaraga undi munsi nkwibutse nkabona wapi ngize amahirwe rero bantu b'abafana banjye barambye ADB reka gukomeza wicaye mu gihe utegereje Bakti ngo uri recording indirimbo zawe basi nazaga guha support uzakora n'amavideo uploading cyangwa n'ibinanga uzajya ukora n'amavisualizer cyangwa unyure mu bundi buryo ariko ntukomeze kwicara kurabizi iyo umuntu arimo muri practice nibwo nyine aguma yiyungura ubumenyi ntabwo nigeze mbihagarika nyaho nabonye 50 mirongo ngahe nkagenda nkereza ama producer nshimira n'aba producer bamwe na bamwe hari ibintu bagenda bamfasha kubera impano yanjye aribyo ndimo ndakubwira ko mfite ibihangano runaka ndibuze kukwereka nuko duse duhura muri no interview ariko aho ngaho ntabwo ubuzima bwambereye bwiza pe ntabwo nongeye ku uploadinga aba diaspora bamwe na bamwe wenda sinzi ko muri abo babimbwiye ko bakwandikira akaba aribo basubiza nibo wenda bari kuzamubufasha genda umva kurakara kwanjye bifite impamvu ahubwo nawe wambwira iyawe nje turakomeza ikiganiro ririmo no kubaza ibibazo naho nushaka kumbaze ubu ngubu kugira ngo tubishyire ku murongo neza si byo se ADB ninde wakugira inama yo kujya mu itangazamakuru umvuge biriya bintu bamvuze ni abo bantu ndimo ndakubwira bambwira ko kuri social media njyewe ku ruhare rwanjye naratekereje ndavuga nti nshobora kujya kuri social media nkavuga ko imbuga zanjye atari njye urimo urazikoresha kugira ngo n'abanyandikira cyangwa n'abanshaka namba present izindi cyasha je gufungura ko nayimaze kubona ko njye nawe byanze gukorana mbona n'ibindi bitekerezo byihuse baravuga se ko dupanga amagahunda cyangwa iki ntibivemo wowe wakoze plan B nibi ya mbere yanze ahubwo why not ngewe utanyumvise ukumviza social media akaba ari zo agaciro izo ngizo maze kuzumva ntabwo nigeze ntazihaye agaciro se gute sinahise nkikeka nta nundi sina kintu wigeze unsubiza ahubwo nahise mvuga ngo reka negereze debe maybe hari ikintu biri bugufashe muri zo social media cyangwa abangukujyanye n'abagukoresheje ikiganiro reka turebe maybe bagufite izindi gahunda zima urumva ndavuga reka urumva ngewe sinjya nkunda guhubuka yego ibintu byose bibaho ngatekereza ngavuga ngo reka mfate time yanjye nekereze neza ndebe what is going on yego urumva kuba tigeze bareba kiriya kiganiro ndakeka ko ari na benshi kuko harebwe n'abantu bake twibutse ibyo wavuze wagiye umvuga muri cyo kiganiro cyangwa ibyo wagiye kuvuga muri make batigeze babibona yego mu bintu navugaga navuze ibintu byinshi ariko wenda nasubira muri bike kuko iyo uvugana uburakari hari n'ibyo nshobora kuvuga akanya nkibagirwa ego mu ncamakeya nuko navuze ko abantu bankurikirana ku mbuga zanjye batagikwiye gukomeza kunkurikirana hari ahantu ahubwo ngiye kwa uploading izindi nshyashya nyine bazabona nkaziba presenta bakazajya bankurikira kuko ziraca no ntabwo zikigengwa nanjye zifitwe na Bakti kandi ntabwo ngihuza na Bakti yego kandi n'ubundi amafeedback nagiye nyabona baravuga ati n'ubundi igihe cyari gishize utaploadinga twarabitekerezaga cyangwa gutyo na gutyo nagubura abantu bakumutiva muri icyo gihe urimo yego urumva ADB njyewe narabibonye imbere yaho nangaho twaraganiriye turaganira cyane umbwira ngo ndashaka channel yanjye ndashaka Instagram ndashaka ibiki byose ariko muri macenge muri ya minsi ya nyuma nabonaga ngo ADB ntabwo ari tayari guhandoringa channel ntabwo ari tayari guhandoringa social media nk'umuntu ugukunda nk'umuntu ushaka kukugira inama kwifuriza ibyiza yego urumva ni kangahe ADB wambwiye ngo mereza channel ishire muri email nkayishiraho
ukayishyiraho aseka ari wa wundi w'inyamata sinshaka kumuvuga izina uramuzi wari ugiye ku uploading ya ndirimbo mwakoranye na Salongo y'ibibi ntabwo mwigeze bakizira ngo iki yes shuwa wabinyereka ngo mfunguye cyano nkakwereka abantu barimo muri yo cyano emails umaze kumeza emails eshatu shira kuri ibaze ko nta message nimwe nigeze mbona unyoherereza nyine njewe ndabizi neza cyane n'ubu ngubu ndabihamya ati binagozi gukoresha YouTube yego ntago bizi ubwo niko nabisobanukiye kubera izo struggle ariko nimba sinari imbizi ariko narabisobanukiye warambwiye ngo shira kuri email ndabikora ya wundi w'inyamata ngo twahamye tuvugaho kujya gusura apana undi wari uhagarikiye nuza izo gahunda wa wundi wambwiye ngo shira kuri email ye warabikoze se narabikoze aranamamagara ngo urumva nawe ashobora kuba atazi no kwikoresha neza ndamubwira ngo kora gutya na gutya na gutya na gutya ubirebe neza ndamushiraho yego narabikoze warabikoze yes tukira aho ngaho ariko mu kubikora naravuze ngo ngiye kureba what is going on nago nigeze nivanamo njewe muri iyo cyane yego kuko nari nzi ko ibishobora kuzamo mismanagement mukabikoresha nabi kandi nje ukuntu twabitangiye kuva zero kugeza n'ahantu bigeze bikeneye kugenda neza yego nuko nguko umereza n'indi email sinzi nibarinde ndakubwira ngo naho nabishize erega nabonaga hamwe byanze nkavuga none nanjye reka ngo challenging mbone bivuze ko arambwiraga ntiyara wabikoze nge simbone message nkahita nguhereza indi telefone nabyo simbibone urumva byari birimo kavuyo kandi ntabwo katerwaga nanjye bakti oya nande nge nabonaga ko ari wowe uri kumbeshya ntabwo nakubeshya niba byanabaye wenda reka tuganiraza kunyereka behind ariko izina ry'Imana ndakoreye nta kintu kimwe nabonyemo okay sawa kuko inza kukibona icyo nari nkeneye cyo cyajyaga gutuma avuga ari amagambo kuri social media sinari kujyayo kandi icyo nari nkeneye nakibonye nawe urabyumva uranyuma aho ngaho njewe muri makeya kuntu nabitekereje Adibi yahuye n'abantu bamugira inama badatekereza neza barimo kukuvangira barimo gushaka kugushyira mu makosa ndavuga ngo ngiye kubyitwaramo buhoro buhoro nari mfite ubushobozi bwo gushyiraho kamera gutya imbere yanjye nkabisobanura cyangwa nkabivuga cyangwa nkagusubiza ariko naravuze ngo no nanjye naba ndimo guhubuka kandi atari ibintu byiza reka negereze umunsi uzasubira mu Rwanda Adibi tuzabonana urumva Adibi byanze bikunze tuvugishije ukuri yego njewe iriya ndirimbo yawe ntabwo yabaye uploaded kuri cyano yari yasigaye kuyirekura gusa ya indi naguhaye kabiri bwa nyuma nyine yego ya indi yo kwamagana ibiyobyabwenge yego swibuka yego ndayibuka neza cyane ndayizi ifite na video nziza yego nukuri kw'Imana indirimbo nayi uploadinze nishiramo n'ibintu byose hasigaye kuyirekura ntabwo nkubesha Adibi nukuri kw'Imana oya reka tureke telefone hasigaye kuyirekura byagenze bite kuyirekura noneho indirimbo kugira ngo irekurwe nje narategereje twumvikane dukore ibintu bizima ariko byarananiranye urumva Adibi nashaka kumwumvisha Adibi iyi sindirimbo yitwa njya nibaza yego ntabwo ubona ko iri uploaded itayari iri kuri YouTube yego isigaye kurekurwa gusa nta kindi si byose haburaga tugukanda pup indirimbo ijya hanze sinangiye se jya kubivuga nari mbizi ko nabiguhaye niba uza kubirekura njye umva rwose ngiye waranyihindutse ndavuga nti rero ngiye bacteria rinzi suyu nguyu ndavuga ngo Adibi umujinya ariko wanjye ko wari no tutawumva bacteria Adibi numukobwa wanje numwana ni sister wanje muto yenda ndamuzi kandi nzi ibintu byose urumva ngiye nifuzaga ko ibintu byose bijya ku murongo ariko wari ufite imijinya ndavuga se umuntu umeze gutya nanje nshizemo imijinya tukaba okay none se ungarukiye aho ngaho nyine nubundi ndi nk'umwana wirereye nka sister wawe mutoya kabiri nago twabanye nabi muri iyo myaka yose yego muri management yanjye why not turiya tuntu tubaho koko nk'amakosa
wowe ntugiye n'agatekerezo ngo uvuge nti reka mu kansoringe mubwire ko wenda biri guterwa n'izi mpamvu runaka agabanya imijinya cyangwa iki nago kansorinze kangahe ADB kuri telefone umbwira ngo ndaje mbiguhereze ADB twari neza kora gahunda how many times kwitwara neza mu buhe buryo kandi ariko kwicara muri office Nyamata nkugira inama zingana gute amasangahe erega izo nama nta kintu nyine nazumvise ariko icyo nashakaga ntawe gihure n'izo nama kuko ntago nazitandukiriye izo nama ADB twakugiriye twikicaye n'abagabo nago tujye kubavuga hano urumva ADB yaturushije Imana n'ibyuya amasaha arenzamo oya ndabesha oya bacteria kabubwire icyo gihe ADB sinzi ikintu kijya gufashe sinzi abantu bakugiriraga inama nkibaza ese ADB kubera icyo maze gutya niki se ni stress ni life umuntu abarimo umuntu urabize nawe hip hop yo mu Rwanda ukuntu bigenda gakeya umuntu aba hip hop murayibesha tubeshyira abandi hip hop ni injana nziza cyane kandi wikoranye discipline you know ko nyifite discipline nacyo kintu kimbeshejeho muri iki gihe utari mu Rwanda utari mu Rwanda urumva no gukora n'icyo kiganiro warahubutse ndavuga ngo reka turebe urumva ndategereza maybe kije kurebwa n'abantu 100 basi bose bamenye ko ibi bintu ariko cyarebwe n'abantu bakeya ni bake n'abantu bakeya ndavuga none bagera rubiye pere kabwiza ukuri reka negereze ndebe oya nago ngewe nago yacho nyine uzi impamvu bacteria still now unabimenye turi no kwitangaza makuru ikintu wait ikintu gituma nkugarukaho cyangwa kugarukira nyine wenda sometimes nkakora karira ikindi gihe kugarukira nuko nyine uri umuntu uri hambo kaye tuyaduza mu nawe ukora ikiza nawe ukorera ikibi tuguma turi close ikindi kintu gituma bwabura karibuza nuko nyine bishobora kuba akakanya ukanyihinduka ejo nkabona turi close ngavuga mara umuntu arancanga pe arancanga rwaza umutwe arije nkurakarira nanjye njya nkurakarira mba nshaka kugushyira mu murongo muzima gusa nta kindi sijya nkurakare ngo ADB umwana mubi namwanze sinshaka oya arije nkurakare kandi binsaba igitsuri kugira ngo bigende gute bigende neza mwiza kandi nibyo bintu nifuza ADB uyu munsi abaye umwana mubi abantu bose bakajyana bavuga ngo ADB yabaye mayibobo byambabaza yego nukuri ko mwana nago byanshimisha nahita mvuga ngo noneho ni nk'umwana tuvuze wareze akaza kubikirara umubyeyi arababara akavuga ngo isha nareze nabi rweri umwana urumva so ibyo bintu sinjya mbishaka anytime ADB nje nkwifuriza ibintu byiza nkwifuriza iterambere cyano singise nimba bavuze ngo yanyibye cyano erga nge na umvikino nkanayigurisha reka nkubwire bati umunane ifite ama views menshi urumva kwatize kugenda nkanayigurisha ngavuga ngo nese nyine umvukunuru nakwita umugome nago ujye unyanga ngo ubinyereke ngo uhitunkira outside ahubwo nyereka utuntu tudasobanutse then after naye nkabikuramo ikindi kintu ngiye cyambabaje abajyanama se umva sore mwagendagazi nizo ukunze bacteria ngo arimo kora gutya na gutya njye nishiti y'umusore hari umuntu reka mite mbikora noneho hari umuntu uzi inshuti yanjye w'umusore abo muri Big Town muri rebo yacu barimo benshi bose naho harimo insore nyine nago rero abangira inama nago bari muri Big Town oya ndabizi nyine of course abo muri Big Town nago bakugira inama ngizo ngizo nago bazingiriye bahita bakuvuga ngo tuza tugende tugane na bacteria ibintu byose tubisha none wowe kukunda impano yanjye cyane ko ariyo mpamvu nyine mba ndi mu maboko yawe iyo wifashe ukamara iki gihe cyose ntari kwa uploadinga ntari gukora nta nubwo hari byibuze ngo uri no kumenyera n'ibihumbi 100 ku kwezi cyangwa iki nta yindi support wenda afite ku ruhande urabizi iyo abanyarwanda hari ikintu bajya bibeshya iyo bumva ngo umuntu ngafite ngo management rebel runaka bumva ko ari umuntu ushyushye oya abahanzi nibo abantu bagira fake life ibeshya abantu nabonye nkanjye rwose ari nk'umuntu ushaka kumbona akajya mfite n'amafaranga nta na 3 cya igihumbi urumva ADB yego urebye neza no muri contract yacu nabwo twe twashizemo ibintu birenze ngo ngiye kugura imodoka ngiye gukodesha inzu oya urumva kwizera na tu njewe nanabwiraga abantu ADB ndimo kumufasha kumushyira ku murongo ariko nuwanyu yego urumva ibihe byose nabivuga nuwanyu njewe ndamusupportinga ABCDE
ibindi namwe mushiremo amatafari yanyu nuko nguko nahoze mbivuga nuko nguko nanashaka ko bigenda kuba mfite channel ya ADB social media za ADB nuko ADB mu byukuri ahantu avuye n'ahantu ageze cyangwa n'iriya situation yose ntabwo ari kumuhereza management ya channel yimanagingire ya posting hari ukuntu ya posting ibintu bitari bitanakenewe bitari binakenewe akifotora gafoto ko muri iriya nuza kare gatoroshika gafoto ugashira kuri nuza ntabwo ari uko nguko ibintu bikorwa ADB ntabwo yamenya gushyira indirimbo muri DistroKid mu social urumva ibi bintu byose umuntu agomba kumufasha erego ujye umenya ko byari muri cyaje ubu narabawe bacterize ndamenya na n'ubu ngo ntabwo urabimenya aka kanya warize ibintu byinshi ariko ndabizi nje mfite experience ya music I know mfite experience ya music ndi umuhanzi nahagaritse kurekura indirimbo zanjye ariko ndakora every day nahagaritse kuba umuhanzi cyane kubera ko nari ninje muri ibintu by'ubunyamakuru kubivanga sometimes ariko mfite experience cyo kuvuga ngo ngiye gufasha kanaka from zero to somewhere urumva hari ukuntu cyo kugira inama umuntu if you do this if you not do this ibintu biraza kugenda neza mfite experience yagije ADB ndabizi neza cyane hari ibintu byinshi utaramenya kuvuga ngo ADB reka musigire bino bintu abikore byagucana yego nta nubwo nemera ko ngiye ibintu byose mbizi kuko umunsi ko negenda niga ahubwo ikintu cyambayeho ndakwizera cyane cyane narakwizeye cyane reka mvuge mu bihe byashize kuko nk'aka kanya bwo mba numva nta n'undi muntu wananstressa ngo cyangwa mbabaze ngo njyane kure ngo bite binungura uko ikintu cya mbere niyo muntu abonye wita ku mpano yanjye ukayiharanira ukanashaka ko nirwa muri studio cyangwa nkaba nayiraramo ariko still now niba koko aka kanya kose kayashe tutari kumwe ntitugirane communication ese amagambo wambwiye ADB ntago yibuka warananutse umbwira nabi ese ko mbivuga byose sinshaka kubivuga ugira ngo se n'ikinyarwanda ni kwa kundi Kinyarwanda ratakigwa ku ntego ntago ari ku ntego oya ko nago nakubwiye ati bakti uri gicucu nago nakubwiye ati bakti wa maheru waki oya ariko ndakubwiye ati bakti nakwanje n'Imana bana yanjye ibimfashemo nkwange cyane oya nabikubwira kubera uburakari aka kanya ko turi kumwe bakti tuvugisha ukuri sinjye wabigeze mu ruhare uzi impamvu njyewe reka nkwereke none ikintu cishe gahunda za ADB bitewe n'ahantu avuye n'ibintu byose yakoze kugeza ahantu aje kuba ADB wakoze izina maze kumenyekana ririya zina kuri controllinga biba hard yego urumva hari igihe nje nakurebaga tujye kuvugisha ukuri sibyo imbere y'abanyarwanda ari kureba nuza nakureba ngavuga ngo ADB arimo guta umurongo ntago nabishakaga ko ADB amera gutya sinana kubikubwiraga nawe mu buhe buryo nyine udashaka itware gutya muri interview itware gutya imbere y'abantu ADB tujye kuvugisha ukuri yego turi mukuru how many time nabivuze kwitwara nabi gute se cyane neza gute konza turi muri sijoro naka kabarenda sawo ko ntaza ngo ngiye kunyuranya niba turi gusenga ngo mpumbura amaso cyanjye ku ruhande why not kwitwara neza gutyo tuma mbivuga byose bivuge nta kibazo nishaka ko mubwiza ukuri ndabukubwira ndabizi ko nta igihe warahindutse ADB ntangiye kumubona muri indi shyushyu natangiye kwibaza ese ADB anywa inzoga nyinshi akoresha ntago nywa inzoga mu buzima bwanjye urumva ADB nararebye ndareba uyu mwana ndavuga uyu mwana kuntu nje nari muzi urumva bamuzana kuva kwa Irene bakamunzanira mu maboko ADB kuntu twabanye kuntu yari umwana mwiza noneho ko ADB ari kugenda ahinduka every day n'ubuzima nyine babugenda butandukanye umuntu akakanya yambona nyine iryizina wari ufite urumva wagize oya bakti none ushaka kwigira umusitari vuba oya ahubwo ngiye nahuye nawe yigo to be honest jewe ngihura nawe buriya byanyishe mu mutwe uzantu wa mbere abantu bose bumva ko ADB nyine yabaye nzaba boss nkazangomaze bya 10,000 nabonaga sinabonye n'iry'Ubugande nawe mvuye muragurutse kwishyura i Kigali ukeneye gukora umuziki urumva niba mvuye i Kigali gasubira mu ntara bizansaba nyine mba ntakaje time umuziki ni uguhozaho ako kanya rero biba binsaba kuguma ndi muri Kigali
byibuze niba pourcentage wenda reka mvuge 10% niba arizo nakoraga bizasubira inyuma ho 5 ariko byibuze nkabereke abafana banjye bakti ndakubwiza ukuri ngiye nuko nze kubana uziza kunsiga muri ya situation aka kanya mva sinzi n'ukuntu bari kuzansanga n'ibyo kurya byari kuzangora ariko akanya ngenzi kubana n'abantu bambereye imfura baramfasha benshi ndanabashimira rwose pe ariko wowe niwo nagarutseho aka kanya ngiye naravugaga nti nk'abafana banjye bo muri Big Town nakwishima nganira nabo singanira na Bahati ese nigeze nkubera umwana mubi mu buzima ako kanya nibwo nabibonye gukuri hambo suri n'umwana mubi sinabona ikintu ngushinja ahubwo ukuntu niba bari akazi kenshi ko hanze n'umutima mubi cyangwa nabi urumva Adibi nje naze guhubuka mvuge ngo okay Adibi yakoze gutya n'imijinya ye reka nanjye shiremo imijinya nje mbifata nk'umuntu mukuru nyine undi utabutekereza kure uyu nguyu n'umwana yego kandi aracyari muto afite n'inama mbi z'abana bafite age imwe batekereza bya bindi byo guhubuka urumva ndavuga ngo reka mbijyane ariko nimba nanjye nari kubishyiramo imijinya uyu munsi cyane yawe nari kuba nayigurishije umva impamvu wowe utari kubikora Bahati wari ufite uburenganzira nyine bwo kuba wayikora byose bifite uburenganzira ahubwo umutima wawe ntabwo watuma ubikora umva impamvu iki kintu nyine cyumva sinigeze nabitekereza ntabwo nageze no muri level yo kubitekereza nje navuze ngo Adibi ahubwo ugiye kunsobanurira ukuntu hari hanze mu buratayimu cyane mukora amasanga yo ku yandi ku buryo ushaka TikTok kuri machine urumva Adibi wamamagaraga tuvuge nk'ubu ngubu ubu turi sangapi example ubu ni saa 11:20 sibyo umamagaye ndi hariya ubu ngubu ni sangapi ni saa 7 za nijoro n'iminota 7 yego wowe ushobora gutekereza ko uyu muntu ngiye kumuhamagara aya masaha ndi bumbona aya masaha nje naryamye yego mbyuka saa 9 njya mu kazi za nijoro urumva umamagara amasaha tuvuge ndi mu kazi telefone yanjye iri off urumva nkora amasaha 8 telefone yanjye iri off ntabwo ushobora kumbona kuri telefone umamagara mvuye mu kazi nananiwe naryamye ari WhatsApp yanjye mu Rwanda narayibagiwe njya mu ngareba mu gaceya kuko ntabwo nashakaga stress za social media nari navuze ngo reka nishire ku mutuzo urumva nkore akazi nduhuke nduhure umutwe wanjye nari nishize muri meditation ariko uribwa wowe tuvugana uri kurya utubrusheti uri ahantu hameze neza barira uziburira uzishaza nari mfite n'igitoki cya kateresa kukibona byari intambara njye nguhamagara mwabazene nkasa iwani muri ahantu nyine mwishimye nawe barabyumva none njye nakuvugisha nkavuga ati yabaretse kurya brushete akamacano yanjye kambwira ngo ejo naguhamagara nkakubura nanjye naye kukura byari daba Vestine hari nuko ntago byari ngombwa ariko kubona umuntu uri kurya inyama wabuze n'igitoke cy'ijana bati birababaza birababaza pe sinkubeshye ubu ngubu reka ngugire inama sibyo Adibi channel yawe social media zawe zose zirahari ntabwo navuga ngo uyu munsi Adibi ngo ngiye kumuhereza gutya bikore ntabwo abimanaginga neza njyewe ndashaka tuzicare tuganire tumenye ukuntu nzagenda ngufasha ibishoboka byose nzagufasha ibintu byawe bibe protected ibintu byawe bigende neza kandi ndimo no kukwifuriza ibyiza tuvuge contract yararangiye ntabwo tujye gukorana nta nubwo ari ngombwa gukorana na contract bibaye ngombwa sawa ariko ikintu cyangombwa nuko Adibi ngenda kwifuriza ibyiza gusa ndashaka kubona Adibi ameze neza ariko uploading indirimbo nziza Adibi afite ishusho ryiza n'imbere y'abantu bakubone gutya bavuge ka gakobwa kavuye mu byaro hariya kari hano kahagaze neza kameze neza gatekereza urumva ibyo nibyo byanshimisha ariko kubona Adibi uri wese urashaka kumfasha gute wowe turaza gukurikira tuganire ariko nawe wambwira ibyifuzo byawe ukuntu nagufashe njye nditari kugufasha rwose uyangewe ikintu nashakaga uko wanyifurizaga ibyiza si naka kanya nabigihari ko mfite ball nyinshi nkeneye kwa uploadinga why not cyangwa wenda channel yanjye uyu munsi twahuye nta nugo imagine n'ubwa mbere twice
hari abantu bashobora gutekereza bakavuga ngo Adibi yahuye na Bakti amasaha 10 bayicaye baganiriye bavuze yego nibwo tubiganire kuva yava hanze nibwo twongeye guhura mutaza kubitekereza uko bitari to be honest nta kintu turavugana ntabwo turikira tuvugane dupange turebe ese naho umbwira ibyifuzo byawe nanjye ngubwire iby'ubushobozi byanjye riga urabizi urumva ahubwo reka tubibabwire babimenye so ikintu cya mbere na mbere ubu ngubu ngiye ndimo kubona ndashaka tuze kwicara tuganire ufite indirimbo imaze igihe kinini indirimbo ziranasaza ujye ubibona hari injyana yo kurekodinga uyu munsi mu myaka 5 yonjyana ntabwo abantu bayikeneye ariko still indirimbo waririmbye ni nziza ifite injyana nziza twirekweye n'aka kanya yakundwa n'abantu turaza kwicara tumenye strategy zakorwa gute kuko ntabwo wapfa kurekura ingoma hari plan uplaninga ingoma igiye gusohoka gute tuze kwicara tubipange and then indirimbo yawe tuyirekure that is number 1 number 2 wambwiye ngo ko wakoze ibindi byinshi turaza kureba nimba hari ubufasha umuntu yaguha no mu video n'ibiki byose n'ibindi byose bishoboka twanabikora Adibi njewe ndagukunda nk'umushiki wanjye ndagukunda nka my young sister ndagukunda ndakwifuriza ibyiza wibuka na family yawe twarabonanye baraza barambwiye ngo Bakti turakwizera uyu mwana nguyu hano yego urabyibuka yego none ejo bundi sinzi nimba barabonye na kire kiganiro ni ukuntu bose batekereza bo babanje kukuba ndimo ndakubwira na depression ko zibaho nago yabyoroshye Bakti so ariko ngewe nuko ari ibintu byinshi sinshaka ko tubishira hanze ariko Adibi ngewe reka ubwiza ukuri ibyo byinshi byose utekereza wanavuga ngewe rwose ari akanya nabisubiramo nimba bihari koko sinshaka okay turabitwara behind ndashaka kwanza kuganiza kuko uracyari umukobwa wanje ngomba kuganiriza akajya ku murongo ariko ntabwo nshaka kuvuga ibintu nkaho ndimo kugusebya cyangwa ndimo kurega ku banyarwanda byabereye he no ahubwo batagira ngo hari n'ibindi bintu birimo kuko hari abantu benshi batera amakuru imyitwarire yawe nicyo kintu ndimo kuvuga imyitwarire yanjye n'uburakari Bakti n'uburakari nagomba kukurakarira wari ugiye muri Amerika sigaye mu Rwanda ntabwo ari ibyo ngibyo ni njyewe wize ntabwo nshaka kwishyira turabiganira njyewe nawe ntabwo ndimo kukurega cyangwa ibiki ariko ibyo ngibyo bari tumara no kubikemura tuzagaruka ngaha tubabwire ukuntu bimeze tuzagaruka tubabwire uko bimeze asante sana ahubwo wavuze akantu keza turabanza twicare tuganire and then tuzagaruka none tubabwire ibindi bizima asirwo canura cyari mu maboko yawe kwa prodinga byanze kwinyereka no kwimana kimwe ubwo style yacyari mu maboko yawe ngewe nkomeze ntuzi ubwo nubishaka bizacamo oya ngewe nta nayiguhereza n'ubu ngubu wayimereza none se ibyo bintu uyimaye ntabwo twazabiganaho cyane nyifite ndi kwa prodinga ega byo bimbeshejeho cyangwa se ubuze muri big town ibyo kundera kuko aka kanya kubona ibyo kurya biragoye ni kubonayo n'ishyura inzu birangoye tugomba kuganira Adibi to be honest icyambere ariko reka ngugire inama discipline ni ikintu cyiza urabizi ndayigira abahanzi benshi babuze discipline yego uyu munsi bari he babonye support nyinshi zirenze niyo nagwaga cyangwa ibiki byose ariko iyo wabuze discipline umuntu arakureba gutya akavuga ngo uyu nguyu cyana mureke turebe muraga kureka agasanga ejo bundi Adibi yabaye mayibobo munywa amatabi Adibi yabaye musinzi Adibi yabaye indaya example ndimo gutanga urumva tukazahomba Adibi uyu nguyu dukunda tukazamuhomba burundu tukavuga ngo bana na so ntago mwifuriza bibi ndashaka Adibi ije ku murongo ngewe ndahari muri discipline imishinga mizima ibitekerezo bizima maze mfite na team y'abantu benshi tubana kwicara nabo bakagama ideas twanakoraga urumva ideas zigatangwa buri muntu agashira itafari rye ubumenyi ubushobozi biki bigakorwa ibintu byiza ariko urumva ngewe ikintu cya mbere muri discipline ngewe nagarukaho urabizi nkunda no kugira urubyiruko inama mu bihangano byanjye still niyo ngiye dufite niyo kubuza abantu ibiyobyabwenge ndacyakomeje ntago wajya kugira abantu inama yo kurekwa ibyo bintu byose wowe ubikora ni wowe bafatiraho urugero so niba afite uwo muhati n'uwo mutima ngewe discipline yanjye iracyahari kandi nzama nyiharanira abanyarwanda bakomeze kugutegaho amaso
no kumva ko baracyafite umukobwa umwana mwiza rapper bad rapper ese uracyabyibuka kurapa mayake nkubitira gato none bindi tuzaza kubigana after camera ariko banza nkubitire gato numve okay ngo yari muto yaragifite ubuzima yagombaga gutuza imvura yaguye